ndabakunda sibyo. Reka rero twivugire kuri Scovia. Kuri iyi nkuru ya Scovia, hello meze mutendiza meze neza mumerere mice bigiye bitandukanye bigisi turakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nkomeje gushimira mukomeje gukora subscribe, comment and share. Iyi video rero murabona ko nyikoreye mva nyikoze nejoro nandanyije gukora ikiganiro ariko mpita mbona inkuru ndavuga reka nze nyivuga ko kugira ngo nyimenye n'umuntu arunyandikira arambwira ngo investigator erega ngiye mbabwira ibintu biba biri byanyabyo n'nyina abantu bamwe na bamwe mudashaka kumva mubizanamo ibintu by'amatiku cyane mukabizanamo ibintu by'inzangano cyane mukabizanamo ibintu bitandukanye nta mpamvu rero yabyo. Ubuzima bwose wacamo ubona beza ukabona babi, ibyo ni ibintu biri easy, ibyo ni ibintu namenyereye ntago ari ibintu murinda kunyigisha byo kumwanga ishyari ngo ishyari reka ishyari buriya nakajambo gato muri kumbwira. Hari ibindi bintu rero mukwiye kumbwira bitari ibyo ngibyo mushake n'ibindi sibyo. Muzanyita byinshi ariko ngewe nzagira ibyo mbabwira, muzagira ibyo mukuramo, ibitari by'umumaro mujye mubireka. So bushize nayo navuze ngo micro nayiyegereje ariko reka nyishire nka hano kugira ngo twumve uko bimeze. Hano ni muri salle n'ubundi ntuzishobora kwirangira nkumenyesha ko uramutse ufite anniversaire, uramutse ufite inama runaka, uramutse ufite kwa kundi nyine abantu baba bafite ubukwe bakakenera ahantu ho gukorera amanama y'ubukwe bwabo. Hano hantu n'ukuri kw'Imana ni heza, harisanzuye, nta kindi kintu gishobora kubabangamira haba ari hanze cyangwa ari hano. Ni mwe mwenyine muba muhafite kandi mwisanzuye, nta kibazo na kimwe kiri buze kuba dérange. Kandi ntago babagora no gukonsoma nubwo muri abantu 100 buri muntu ari bumwe agafanta, ntago bategeka ngo uranywa iki ngo urari iki ngo nitegeko oya. Nta nubwo ari ngo hakodeshe ngo hakodesha oya, uraza ugakora akanama kawe keretse ari nk'inama wenda y'ibindi bintu nibwo hakodesha. Ariko ni ufite uko cyangwa iki nibaza ko ari n'ibindi ariko uri gukonsome nta kintu bitwaye. Kibi no kuza nyine nk'ukonsoma ariko nahantu hatuje pe ndahaba kumbuje ndahababwiye ni heza cyane muzaze muhasure. N'ubu ngubu hari abantu bari bamaze kwakora amasuku, bari batarambika intebe bajya bahambika intebe. Hari n'abantu baba bafite bakeneye nk'ubukwe badafite intebe ibintu binira ku ino salle ni nini sininira ni nini n'ubukwe bwahabera nyine butari bwaba abantu bafite amafaranga cyane cyane cyangwa se ushobora no kuba yafite ariko udashaka ibintu binini cyane sibyo. So rero hari inkuru mu kanya abantu benshi bari kumbazaho bambaza ese bimeze bite Scovia kubera iki yajyanywe muri RIB, ni iyihe mpamvu ari muri RIB, yego ni iyihe mpamvu afunzwe. Urumva bambwiraga ngo ni ikibazo cya Sabe ngo kuba ngo yarigiye muri RIB ngo ikibazo cyiwe na Kanimba. Urumva rero nibyo ngiye kubanyurira mu buryo burambuye kugira ngo ko abantu banjye ngiye bansabye ibintu ndabikora yego. Mbibabwire neza siko bimeze. Ndi kugaragara gute ufite fraîcheur ariko iyo nkora kino kiganiro ari kuma ukuntu nasaga il faut voir. Okay neneko okay abantu barambwiye ngo njye ngwa ku ntego ngo njye arya ngo njye mpita ngwa ngo njye dasa ku ntego. Kurasa ku ntego nibaza ko ibintu ahubwo mba navuze basi wabyumvishe bire kumwanya nyine ndase ku ntego. Ariko hari ibintu abantu barambwira ngo uzashaka umuntu uzajya ukorana nawe ajya gufasha ko hari igihe nguvuga ibintu. Ariko sometimes bibaho ngiye gushaka umuntu tuzadukorana, umuntu uri tayari tuzadukorana n'uwahe ninde nzane nde. Ariko nawe wabishobora ufata micro mbaze neza uri concentré undeba umbaza uti bimeze bitya na bitya ukurikira ibintu turi buvuganeho mushahara nzawongera we urumva. Ariko nibyo niyo mpamvu mukunda kubona ahubwo naho ngaho wamugane ndakasa mutwe ibiganiro nkora byose ugasanga ibiganiro byose
ahubwo nawe ndashoboye pe, biba bigoye, ni ibintu bigoye, ni ibintu bigorana cyane. Ariko mbere yuko njya muri iyi nkuru ya Scovia, nk'abantu mwe tutabeshye, reka ndeke ndaje mite ndasa ku ntego, tutabeshanye koko zari igihe mukabya ibintu ikiganiro ejo nabahaye ko kitari kibi, kubera iki mukunda gukururiza ibintu koko. Ntago cyari kibi, nta mutima mubi nari mfite, ariko ntago nzareka disi kuvuga ku bantu mu gihe ibintu ndi kuvuga ari ibintu byabayeho. Muzarebe ikiganiro Sabina Chita, ukureka ntanga urugero ku bantu muzi wenda b'abanyamakuru b'abanyamwuga, sibyo? Sabina Chita Bruce Melody aha umugore we imodoka, murabizi ko bicaye bakabikora ikiganiro, sibyo? Rero sinibaza impamvu ngewe nzajya nkora inkuru mukayigiraho ikibazo. Why? Ngewe ntago inkuru nkora ari nk'iz'abandi, biterwa buri muntu afite umurongo waba yarihaye. Ngewe rero inkuru zanjye ni ukuvuga ku bintu biri hanze aha ngaha byacitse, ibyadozwe ibintu byose nyine. Ni nayo mpamvu ngiye kubabwira nyine no kuri ibi ngibi bya Scovia, kugira ngo ikibi igihe muzasanga narababwiye ikintu kitari cyo aba aribwo muzambureminga. Ariko mu gihe nabwiye ibintu mukari byo, mujye muvana amarangamutima aho ngaho, mujye muvana amarangamutima aho ngaho, kuko ntago muzambuza gukora. Ikindi, mwigira abantu bakunda abantu cyane, kandi nuko ntago mama bakunda, sibyo? Ntago mama bakunda, muri gukoresha amarangamutima cyangwa se rimwe na rimwe muri kwigaragaza izo groupe zanyu nyine. Urumva, niba urukundo ari izina ryanyu, mukurikize nk'aba chef banyu, basi niko nayivuga, sibyo? Bagira urukundo namwe murugire, mureke kwandika mu comment. Ndabizi ko izo groupe zanyu ari zo muhita, nago kurwanira ishyaka abantu mukunda ari ukuza kuvugamo amagambo mabi, muvuga nabi, kuko nta kintu ngiye biruze kuminduraho. Ikindi comment hari ukuntu mwazanditse ari nyinshi cyane, nabwo udufaranga twiyongera, mwe mubizi. So rero mujye mugerageza mwikorere ibyo mushaka, n'uburenganzira bwanyu. Ariko icyo nababwira cyo mubigira personal mugakabya, ariko inama nabagire nizere ko mwazumvishe. Ntukageranye urugo rwawe n'urundi. Nawe ufite umugabo ukora aha n'aha cyangwa se udahembwa amafaranga menshi, ariko ukawaremeye ko umugabo wawe n'uwawe. Ikindi nababwiye, ntago nahakanye, ariko ibintu byose hano twe dukora na akazi, hazamo na content, hazamo urukundo, hakazamo yego nizo mpano, ariko hazamo na content, sibyo? Hari igihe usanga nka video wenda nka mbere ngerekana itanga urugero, basi ndeke gutanga ku bandi urugero. Hari igihe usanga nkanjye nshobora kuba mbere ntarakoraga anniversaire, ariko naba narafunguye YouTube channel nkahita nyikora, sibyo? Ushobora gusanga mbere wenda umugabo wanjye yarampaga ikanzu, sinze kubibabwira, cyangwa se simbi posting kuri stati, cyangwa se ntanzanire urwo rurabo, ntankorere fete wenda gatumira abantu. Ariko ubu ngubu nagize YouTube, ubu ngubu biragoye ko umugabo wanjye yankora surprise, sibyo? Kubera ko ataba kuri YouTube. Ariko aba yabaho, nk'ubu ngubu ngomba kumubwira ati iyo surprise ugiye kunkorera ko monita zahemba nta kantu izama. Ngiye n'ukuri nawe mubwira mwanese sheri, ku buryo nayinkoreye nkasanga yayinkoreye. Reba nk'ejo bundi hari ururabo, hari umbesere wampaye ururabo, abantu bahita bandika ngo nurwo nihaye, ngo ikindi uzi ngiye narwihaye nahita nzana rwandi rw'amadolari ruriho amayero, rutatse neza, runini, rwiza. Nje mbona se nukuvuga ko ntaza hano ari indabo nziza, ariko ururabo rwiza, yego sorry bataza kugira ngo narugaye, kuko nararukunze ko ari urwa ruvuye kuri gift umugabo wanjye yampaye, yantumyeho umusista we akayikora, urumva, akarunzanira, sibyo? Ariko njye ari nge warugwikoreye nyine ahantu ndi kubahera urugero, ni numva naba narukoresheje nyine ari ibintu by'ibikabyo pe. Kuko donc ntago nabura mujya muvuga nyine ngo urumva umugabo wanjye gakora muri banke, ikintu biki ngo ma credit biki, urumva urabyumva ko ntabura amafaranga nubwo nayatira yo gushira kuri urwo rurabo, haza nkabereka ko nyine bampaye ururabo rwiza rufite n'amafaranga, sibyo? So rero ikintu mba nshaka kubabwira, ntago ari ukwigira umuntu uzi ibintu byose, kubera ko nubwo ngiye ndi umuntu mwiza, nta n'umuntu njya mbwira ngo ndi umuntu mwiza. Ushobora no gusanga abo ntangaho urugero wenda ngiye ntari na mwiza, ari nabo beza kurusha ngewe, ariko mu gihe ibyanjye nanjye bizagaragara bazabivugaho, sibyo? Rero mu gihe bitaragaragara kwe nibyo banahimba, it's okay. Abantu ngiye bamvugaho, ariko sinzi bamvuga ngo okay udashatse kumvugaho n'uburenganzira bwawe, ariko kuba utamvuzeho ntago bize ko ngiye ntazakuvugaho, sibyo?
mu gihe ndi kuvuga ibintu nzi neza ko ari byo mugenzi kuri umustar nubona wowe uri kwandika comment ukabona naje kukuvugaho ukabona gutanzeho urugero kandi twahuriye mu nzira uzajye kundega pe ariko sinibaza ukuntu murakabya n'ukuri murakabya pe ntago ngende kubabwira nabi ariko sometimes hari ibintu nzajya mbabwira mukumva ko ari byo sibyo kunda umugabo wawe ubu hari umugore ushaka kubona umugabo atashye nkaho yamwakirije ineza muha ibiryo amwakire kwaye kubona ukabona aramubwiye ngo reba ngo abandi bana ngo ubusa umaze iki yes bibaho niyo mba nabikoze ariko ntago bivuze ngo ngewe umuntu ntamukundana n'ubwo bwo nanamuvugaho niho hano rero ntandukaniye sibyo kandi baramutanga buri gihe simba mfite n'uwo mwuka wo kumuvugaho sibyo mujye mureka kwitiranya ibintu sibyo Imana yonyine nizi mu mutima wanjye nibibona ko nanga abantu cyangwa se nibibona uko mu bitekereza ariko bimeze nzajya ahantu habi hose munyifuriza haba hanyuma abantu bandika ngo depression irakwishenga ishyari ibyo nyine byose depression nago nigeze kubyivugira ko nayigize ariko ntago ubu ngubu nibaza ko yaba ikiriyo sibyo bibaho ko ushaka kugira ibibazo runaka ariko nyuma bikarangira sibyo kandi nibaza ko umuntu wese wangiraho ikibazo n'uburenganzira bwe ariko basi mujye mwumva iyo nama nabagiriye nekereza ko impamvu abantu bandika mu comment usanga bari abantu ntango bafite kuko umuntu ufite urugo aba agomba kumva iyo nama mbere yuko avuga ibindi sibyo cyangwa se ukabusanga nawe afite urugo ari bya bindi nyine biri aho ngaho umuntu wawe ntago umugabo wawe cyangwa se umugore wawe ntagomba kumugeranya n'ikindi kintu cyari cyo cyose n'undi muntu wari wese kuko twebwe mubona tubaha ibyo dushaka ko mubona sibyo ko nta mu YouTube ndabona niyo bakoze prank bazikora bari kubwirana neza ukabona umugore wenda yasuzuguye nk'umugabo ariko ukabona umugabo ari kumubwira ngo sheri itsoke ni kuri iwanyu mushwana wenda tuvuge ku bantu wenda bakunda gukora ama prank ni kuri iwanyu mushwana ngo sheri ngurumva ndababona abantu benshi bakora hari ama video benshi hataza kugira n'ugira ngo wenda namwibase ko nabonye abantu bimagina ariko kuki turabona prank ya nyayo tukabona umuntu nyine yarakaye byanyabyo kubera iki abanyarwanda dukunda gupretending tugaragaze umugabo arankunda avuga neza ntagajya mbwira nabi ntagajya mvuga nabi kandi mu rugo turashwana nta muntu udashwana nta muntu utavugana nyine n'umuntu ntago bivuze ngo usakuze abantu biterwa n'ukuntu bashwana ariko hari igihe ubona nyine umuntu yarakaye kubona ko yarakaye ariko tuvuge n'urugero umugabo wawe yabonye wenda winjije umugabo mu nzu musa nk'abaryamye kwaza kubwira ngo ariko sheri ngo kuki uteye gutyo hari no wazana n'umuhoro muri video utamubwiye ngo ari prank utayifatiye hafi urumva rero nibyo mba ndi kubabwira mu buzima mujye mwemera kwiga ntago ngende umuntu mwiza pe ntimuzanamfate nk'umuntu mwiza nacyo muzamfate nk'umuntu ariko ibintu mbabwira basi ni nko kuvuga ngo ntimwumve ibyo ntimurebe ibyo nkora basi mwumve ibyo mvuga sibyo ibyo nkora ni mu byihorere niba ngewe ngira ishyari wowe utagira ishyari sibyo genda neza kunda umuntu wawe kunda bushaka bose ubakunde ubahundagaze urukundo ariko urabyitiranya cyane buri umuntu buri ruhande rwawe cyane umuntu guteranya n'abantu cyane umuntu ukuvuga ahubwo aho abantu batumva niwe mubi kuruta ngewe waza kwivugira burangiyewe niba ndi mubi ni byiza ko umuntu abasha kurinyirinda sibyo ariko se wa wundi kubeshya wa wundi ukuryarya ngero sukomeze Imana izanabindinde ikindi nzi neza ko Imana inzi kuruta uko wowe uri muri comment umbona izi ni impamvu naje kuri YouTube izi ni impamvu akakazi ariko yampitiyemo hanyuma reka mvuge no kuri abantu bavuga ngo ejya kubona ukabona nk'umuntu yanditse ngo uragakene ujye ukontorora neza urebe ko niba wavuze ko ndagakene ufite akazi numara kuba ufite akazi urebe ko iwawe bitunganye meze neza numara kubona ko ibintu bimeze neza wibuke ko mfite nanjye akazi bibaze ko icyo uvuga ko ndagakene iyo urebye uvuze ko ndagakene ubona nsa nawe ubona afite umwera ubirebera hehe nuko ubona umeze neza cyane kundusha birebera hehe mbwira gerageza umbwire nk'ahantu bivugira ariko ntago wabeshye ikibi no kuvuga ngo aga ukena singeso kandi sibyo ukena singeso ariko rwose mu mafaranga mpembwa kandi rwose ntago ari mabi ndanayishimira Imana ntago naburamo ikintu nahaza ngo mbabwire ngo iki nagikoze kandi ari njye wakikoreye sibyo ahubwo
buri muntu agira uko apanga ubuzima bwiwe. Ntago ndi muri competition, ntago ndi ngewe, ahubwo reka mbabwire, ngewe nk'umugabo wanjye aba nko kuri YouTube, urumva azaho, ntago nkubeshya, ahubwo buri munsi twaye dukora ama surprise kugira ngo views ziyongere, dukora utuntu twiza buri munsi. Yes, ntago mbabeshya, nagiye mbikora buri munsi, nkamutungura none ngiye ajya yinjira ndi no kumansura ndi kubyina ibintu najya namba nabiciye ngewe. Murumva guys, so rero ni ukuri ngewe najya mbikora kubera ko nakazi, ngiye nkunda n'umuntu nyine ushyigikira umuntu we bikagenda neza. Rero ukuntu mubifata no kuri nagaba ari byo, ariko ibyo reka tubyihorere. Buri muntu afite uko afata ibintu, buri muntu afite uko yumva ibintu. Nubyumva muri positive ni sawa, nubyumva muri negative nabyo ni sawa, byose it's okay. Sinavuga ko wamombeye kuko wampaye amayide, none izi Kigali zose ziransariye. It's okay, undi nararumbetse, wenda nubwo nijuse nzabikorera abasigaye, ngaho wigenderesha. Ubundi hari abantu njya nkunda muri comment bandika neza akavuga ngo niba udakunda ibiganiro bya Clara ninde wakuzanye. Ariko ko ngewe sinabirukana kubera ko muransapotinga kameme, mwari by'ibiganiro byanjye ni byiza, biramfasha ku ma views, namwe munkunda. Muri ba bantu banyanga mu Kigali I know murankunda, sibyo? Reka rero twivugire kuri Scovia. Kuri inkuru ya Scovia, ntago Scovia afunze, sibyo? Ntago afunze, nta n'ikirego cye kiri muri RIB, ahubwo umuntu wabivuzeho ni urugero yatangaga ku muntu we yari yakoreye ubuvugizi ku ifungwa rya Scovia. Rero hari ibintu nyine uba ubona ukabona, donc ni ibintu nyine abantu bishimiye, ni ibintu ntabwo ushaka kumbwira kure by'ibintu. Okay, hari igihe ubyishimiye, hari n'ubwo ubuhangayitse kubera ko bafunze umuntu ukunda, ariko byose nyine ni ibintu bibaho, sibyo? Kuri Scovia rero ku gufungwa kwe cyangwa se ku bintu byavuzwe ko yafunzwe, ukuri rero nuko ibi ari ibihuha. Nukubera iki ariko erega abantu namwe mufite ukuntu mutera abantu gukora inkuru nyine zibashitura. Njyari ko reka mbabwire, ntago njye njya ngo ni inkuru yo kubashitura kinyi, hari bwo njye nyikora. Njye mbabwira ibintu mba nzi neza ko bifite fact cyangwa se biri aho ngaho. Abandi nabo byo bakorana uburenganzira bwawe ko baba bafite impamvu akora ibintu byabo, sibyo? Nta muntu ngiye nshaka kuza ngo mbreminge kucyo wakoze ibi, kucyo wabikoze gutya na gutya, oya. Ariko abantu nukubera iki mukunda, nk'ubu ngunje nkakora ikiganiro cyo kuvuga ko nafunguye itorero runaka n'urugero babiri, nk'ubu nje nkavuga ngo nagiye gusenga, bambwiye ijambo ry'Imana, nk'ubu mvuze ngo buri cyumweru nzajya nkora ikiganiro cyo gusenga, ntago byakora. Urumva abantu nyine mukunda namwe inkuru za byacitse, iyo mwabonye nyine ahantu hari dutiku niho mureba, mukabeshye mukunda amatiku. Ikindi nyine urumva ngaho ibaze ko mukunda no kubona nyine ngo umuntu yapfuye. Urumva cyangwa uvye kubona mukabona abantu bashizeho amataito ngo umuntu yapfuye, umuntu yaba yapfuye ukabona umuntu ahisaza kubireba yishimye. Simbizi no kwishima cyangwa se ari ukwihutira kuraka uwo muntu koko yapfuye. Ariko mu by'ukuri basi munige, abantu mutureba munige no kujya mureba n'ibiganiro n'ama content yandi abantu baba bakoze, kuko hari abantu nyine bakora ama content yo kuza nyine kubahabya ibyo bintu wenda atari nabyo byabaye cyangwa se byagenze gutya na gutya. Ariko igihari nuko ibintu byose biba biri ku mihanda, ntago bivuze ko atari byo, ariko ntabwo bivuze ko ibintu byose biri ku mihanda bivuze ko ari byo cyangwa se atari byo, sibyo? Ubwo rero
ntizimbye mu magambo kuri Scovia ntago bamufunze nta n'umuntu ugeze uvuga ko bamufunze ahubwo nibaza ko ari umunenda umutangaga urugero Scovia gufungwa kwe ni igihuha ndabizi uyu nko kuri za TikTok bahita bakata nk'ako kantu urumva ugahita ubona umuntu yagututse ngo hehe ngurashyana ukanga uvuga ubusa ariko nta kibazo muri gutuma nyine ikiganiro kiba kinini ariko ntago ari byo bintu rwose tumwifuriza mu izina rya Yesu umuyobozi wacu ibyo bintu bimuveho toka shitani turabitokesheje kandi ikindi nta kintu navuze cyatari cyatuma bamufunga kuri biriya ngingo ko Scovia n'umuntu mukuru ikindi n'umuntu utajya gukora ibintu ibyo ari byo byose okay nago mvuze ko ari umuntu utafungwa sibyo kuko akoze icyaha nawe bamufunga nyine gihamwa n'amategeko ariko ntago kuri inshuro rwose ni kwa kundi nyine abantu urumva kubera ko kumukunda kubera guhangayika ngene mpamvu nkoze iki kiganiro umuntu yaranyandikiye arambwira ati turebere iyi nkuru nibyo koko nanjye rero nk'intasi nkuru ndavuga ninganze inganze mbareberemo mbabwira ukuntu ibintu byifashe rero ntago ari byo siko bimeze ariko ibindi ndibaza twabirekerera aho ngaho ntagafunzwe kandi urumva umuntu amusabira nyine urumva ntibizanamubeho kuko ntago ari ibintu umuntu aba yifuriza umuntu n'abariyo kandi Imana iborohereze ikindi ku bantu bari bafunzwe nabonye kugeza kuri ubu ntago ndabona inkuru igaragaza ko babafunguye so rero iyo byageze nko kuri iyi minsi urumva bataranabivugaho urumva ntago ari ibintu biba byoroshye no kubasabira ku Imana ikaborohereza so kuri iyo nkuru rero ndumva ari ibingibi nabivugaho ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura ibashoboze muri byose ku bantu rero mwari mufite urujijo muri kwibaza ngo ese koko nibyo cyangwa si byo ntago rero ari byo mushire umutima mu mpembe arya bavuga mu mpembero musubize umutima mu gitereko ntago ari byo Scovia ameze neza ari mu maboko meza ari mu rugo rwe ari no kuri televiziyo yiwe nta kibazo afite na kimwe so kuri Clara TV show nakagaruka ndabakunda cyane Imana ikomeze kubarinda ikomeze kubagura so kuri Clara TV show nakagaruka ciao mwakoze kubana natwe naho utaka ku bindi biganiro ntago muzongera kumbura ndahari 5 kwa 5 ciao